Muraho neza, nishimiye kubakira muri iki kiganiro kigamije gusobanura urugendo rw'ubuzima bw'umuntu kuva avutse kugeza ashaje. Turibanda ku mpinduka z'ubuzima, imitekerereze n'imibanire n'abandi. Nitwa Olive, bahaye ikaze. Ubuzima bw'umuntu ni urugendo rurerure rugizwe n'ibihe bitandukanye umuntu anyuramo kuva avutse kugeza ashaje. Muri uru rugendo, umuntu agenda ahura n'impinduka zitandukanye zigira ingaruka ku mubiri we, ku mitekerereze n'amarangamutima ye, ndetse no mu mibereho n'imibanire n'abandi. Izi mpinduka zigenda zigaragara mu byiciro bitandukanye by'ubuzima nko mu bwana, mu bwangavu, mu rubyiruko, mu bukure ndetse no mu busaza. Gusobanukirwa uko izi mpinduka zigenda ziba bifasha umuntu kwiyitaho neza, gufata ibyemezo bikwiye no kubana neza n'abandi mu muryango no mu muryango mugari. Iki kiganiro kigamije gusobanura mu buryo bwumvikana imihindagurikire ibaho ku mubiri, mu mitekerereze no mu mibereho y'umuntu kuva avutse kugeza ageze mu busaza, hagaragazwa uko buri cyiciro cy'ubuzima kigira umwihariko wacyo. Ubwana ni icyiciro cya mbere cy'ubuzima bw'umuntu, gitangira igihe umwana avutse kikagera hafi ku myaka 12. Ni igihe cy'ingenzi cyane kuko aribwo hashyirwaho umusingi w'ubuzima bwose bw'umuntu mu mubiri no mu mitekerereze ndetse no mu mibanire n'abandi. Ibyo umwana anyuramo muri iki cyiciro bigira uruhare rukomeye mu mico ye, mu myitwarire ndetse no ku buzima bwe bwo mu bihe bizakurikiraho. Ku rwego rw'umubiri fizikali, mu bwana habaho gukura no gukomera k'umubiri mu buryo bwihuse. Umwana agenda yiyongera ibiro n'uburebure, amagufwa n'imitsi bigakomera, ndetse n'ibice bitandukanye by'umubiri bitangira gukora neza uko bikwiye. Muri iki gihe umwana yiga kugenda, kwiruka, gusimbuka no gukoresha amaboko n'amaguru mu mirimo itandukanye. Imirire myiza, isuku n'ikingira indwara bigira uruhare rukomeye mu gufasha umwana gukura neza no kwirinda indwara zishobora kumugiraho ingaruka mbi mu gihe kirekire. Ku rwego rw'ubwenge n'imitekerereze, ubwana ni igihe cyo kwiga no kumenya ibintu byinshi bishya. Ubwonko bw'umwana bukura vuba, bigatuma yiga kuvuga, gutekereza, kwibuka no gukemura ibibazo bito bito. Umwana atangira kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, akamenya amategeko y'ibanze no kumva amabwiriza ahabwa n'abamurera. Imikino, ibitabo n'amasomo ahabwa bigira uruhare rukomeye mu guteza imbere ubwenge bwe no kumufasha gutekereza neza. Ku rwego rw'amarangamutima, umwana agenda amenya uko agaragaza ibyishimo, umubabaro, ubwoba cyangwa uburakari. Muri iki cyiciro aba agikeneye cyane urukundo, ubuyobozi n'inkunga y'ababyeyi n'abarimu kugira ngo yumve atekanye kandi yizewe. Iyo umwana abonye urukundo no kwitabwaho bihagije, bituma agira icyizere cy'ubuzima, akiyumva neza kandi bikamufasha gukura afite umutima utekanye. Mu rwego rw'imibereho n'imibanire n'abandi, mu bwana umwana atangira kwiga kubana n'abandi bantu, yiga gusangira, gukina n'abandi bana, kubahiriza amategeko y'umuryango n'ayo ku ishuri. Aha niho atangira kumenya icyubahiro, ubufatanye, kwihangana no gufasha abandi. Umuryango n'ishuri bigira uruhare runini mu kumwigisha indangagaciro nziza, umuco ndetse n'imyitwarire iboneye. By'umwihariko, ubwana ni icyiciro gisaba uburinzi n'uburere bwihariye. Ibibazo nko kudahabwa urukundo, indwara, imirire mibi cyangwa ihohoterwa bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mwana mu gihe kirekire. Niyo mpamvu kwita ku bana, kubarera neza no kubaha uburenganzira bwabo ari inshingano ya buri wese mu muryango n'igihugu muri rusange. Ubwana bwiza bushyiraho umusingi ukomeye w'ubuzima buzira umuze n'imibereho myiza mu bihe bikurikiraho by'ubuzima. Kugira ngo umenye niba umwana ari gukura neza mu mubiri, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi, hakeneye gupimwa no gukurikirana iterambere rye mu buryo butandukanye. Ibi bipimo bifasha ababyeyi, abarimu n'abaganga kumenya uko ubuzima bw'umwana buhagaze, bityo bagafata ingamba zikwiye hakiri kare igihe hagaragaye ikibazo. Gupima iterambere ry'umwana ni ingenzi kuko bituma habaho kurinda indwara, guteza imbere uburere no gushyigikira umwana mu buryo bwuzuye. Mu rwego rw'umubiri,
Imikurire y'umwana ipimwa harebwa uko yiyongera ibiro n'uburebure ugereranyije n'imyaka ye. Ibi bikorwa hifashishijwe imbonerahamwe zo gukura kw'abana growth chart zikoreshwa mu bigo nderabuzima harebwa niba umwana agira imbaraga zo gukina, kwiruka no gukora imirimo ijyanye n'imyaka ye, kimwe no kureba niba amagufa n'imitsi bye bikura neza. Gupima ubuzima bw'umubiri binajyana no kureba isuku, imirire ndetse no kugenzura indwara zishobora kudindiza gukura kwe. Ku rwego rw'ubwenge n'imitekerereze, umwana apimwa harebwa ubushobozi bwe bwo kwiga, gutekereza no kumva. Ibi bigaragara mu buryo avuga, uko abasha gukurikiza amabwiriza, kwibuka ibyo yigishijwe ndetse no gukemura ibibazo byoroheje bijyanye n'imyaka ye. Abarimu n'ababyeyi bashobora gusuzuma iterambere ry'ubwenge bw'umwana binyuze mu masomo, imikino y'ubwenge n'ibiganiro bya buri munsi. Iyo umwana agaragaje ubushobozi bwo kwiga bujyanye n'imyaka, biba bigaragaza ko imitekerereze ye iri gukura neza. Ku rwego rw'amarangamutima, iterambere ry'umwana ripimwa harebwa uko agaragaza ibyiyumvo bye n'uko abasha kubigenzura. Umwana ukura neza ashobora kugaragaza ibyishimo, agasaba ubufasha iyo bukeneye, kandi akamenya guhangana n'agahinda cyangwa uburakari mu buryo butabangamira abandi. Harebwa kandi niba umwana yiyumva atekanye, yifitiye icyizere kandi agaragaza umutuzo mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi byose bigaragaza ko arimo gukura mu buryo bwiza ku rwego rw'amarangamutima. Ku rwego rw'imibereho n'imibanire n'abandi, gupima iterambere ry'umwana bikorwa harebwa uko abana n'abandi mu muryango, ku ishuri no muri bagenzi be. Umwana ukura neza ashobora gukina n'abandi, gusabana n'abandi, kubahiriza amategeko no kubaha abakuru n'abandi bana. Harebwa kandi niba abasha gukorana n'abandi, kwiga, gusaba imbabazi no gukemura amakimbirane mu buryo bwiza. Imibanire myiza igaragaza ko umwana ari kwiga neza imibereho n'imyitwarire ikwiye mu muryango nyarwanda n'umuryango mugari. Muri rusange, gupima uko umwana ari gukura neza bisaba gukurikirana impinduka ze mu buryo buhoraho no gufatanya kw'ababyeyi, abarimu ndetse n'abaganga. Iyo ibi bipimo byose bigaragaje iterambere rihamye, bigaragaza ko umwana ari gukura neza mu mubiri, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Bikaba ari intambwe nziza iganisha ku buzima bwiza mu byiciro bikurikiraho by'ubuzima. Ubwangavu ni icyiciro gikurikira ubwana, kikaba gitangira hafi ku myaka 12 kikagera ku myaka 18. Iki ni igihe cy'impinduka zikomeye mu buzima bw'umuntu, aho umwana agenda ahinduka akinjira mu buzima bw'abantu bakuru. Ubwangavu burangwa n'ihindagurika rikomeye ry'umubiri, imitekerereze n'imibanire n'abandi. Bikaba bisaba ubuyobozi n'ubufasha buhoraho bw'ababyeyi, abarimu n'abandi bamurera. Ku rwego rw'umubiri, ubwangavu burangwa n'impinduka ziterwa n'imisemburo zituma umubiri ukura vuba kurusha ibindi bihe. Abahungu n'abakobwa bagira impinduka zigaragara nko kwiyongera k'uburebure, gukomera kw'amagufa no kugaragara kw'ibimenyetso by'ubugimbi n'ubwangavu. Ku bahungu, mu bwangavu hagaragara impinduka nyinshi z'umubiri. Ijwi rirahinduka rikaba riremereye kurusha kubera gukura kw'agace ka larynx gaherereye mu muhogo, bityo hakumvikana ijwi ry'ubugabo. Igitsina cyiyongera mu bunini kandi kigatangira gukora neza. Hatangira no kuboneka intangangabo. Umusatsi utangira gukura mu kwaha, ku maguru, ku gitsina no mu maso. Umubiri wiyongera imbaraga, amagufa n'imitsi bigakomera, ibitugu bigafunguka bigatuma umubiri ugaragara nk'uw'ubugabo. Abahungu bashobora no gutangira kugira ibishishi byo mu maso cyangwa se uduheri bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo. Ku bakobwa nabo, mu bwangavu hagaragara impinduka z'umubiri zigaragaza ubwangavu n'ubugore. Amabere atangira gukura, bikaba kimwe mu bimenyetso by'ingenzi by'ubwangavu. Ikibuno kiraguka, umubiri ugatangira kugira imiterere y'ubugore bitewe no kwiyongera kw'amavuta mu bice bimwe by'umubiri. Umusatsi utangira gukura mu kwaha no ku gitsina, kimwe n'uko bigenda ku bahungu. Abakobwa batangira kubona ukwezi, bikaba ikimenyetso gikomeye cy'uko umubiri ushobora kubyara. Nk'abahungu, abakobwa bashobora no kugira ibishishi byo mu maso bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo. Izi mpinduka zishobora gutuma umwangavu yumva adatuje ku mubiri we, bityo bikaba ngombwa kumufasha gusobanukirwa n'ibiri kumubaho no kumwigisha kwiyitaho no kwirinda imyitwarire mibi ishobora kwangiza ubuzima bwe. Ku rwego rw'imitekerereze n'amarangamutima, ubwangavu ni igihe cyo gushakisha uwo umuntu ari we n'icyo ashaka kuzaba cyo. Umwangavu atangira gutekereza ku buryo bwimbitse, akibaza ibibazo byinshi ku buzima no ku ndangagaciro n'ahazaza he. Muri iki gihe ashobora kugira amarangamutima
amarangamutima akabije nk'ibyishimo bikabije, umubabaro, uburakari cyangwa kwiheba bitewe n'impinduka zo mu mubiri n'ibibazo ahura nabyo. Guhabwa ubuyobozi bwiza, kuganirizwa no kumvwa bigira uruhare rukomeye mu kumufasha gukura afite umutuzo n'icyizere. Ku rwego rw'imibanire ndetse n'imibereho n'abandi, umwangavu atangira gushyira imbere cyane inshuti n'abo banganya imyaka. Rimwe na rimwe akagabanya igihe ahura n'ababyeyi. Yiga kwigenga, gufata ibyemezo no kwiyemeza inshingano zimwe na zimwe. Muri iki cyiciro hari ingaruka zituruka ku itsinda ry'abo banganya imyaka zishobora kumuganisha ku myitwarire mibi nk'ibiyobyabwenge, imyitwarire idakwiye cyangwa kwigomeka ku mategeko. Niyo mpamvu ari ingenzi ko umwangavu ahabwa inyigisho nziza, akigishwa indangagaciro n'imyitwarire iboneye kandi akagira abamufasha gufata ibyemezo byiza. By'umwihariko ubwangavu ni icyiciro gisaba kwitabwaho byihariye kuko ariho hashyirwaho umusingi w'ubuzima bw'abantu bakuru. Iyo umwangavu abonye uburere bwiza, ubuyobozi n'urukundo bimufasha kwiyakira, kwimenya no gutegura neza ejo hazaza he. Ubwangavu bwiza butuma umuntu yinjira mu rubyiruko rw'ubukuru afite icyizere, indangagaciro nziza n'ubushobozi bwo kubana neza n'abandi. Urubyiruko ni icyiciro gikurikira ubwangavu, kikaba kiva ku myaka 18 kugeza hafi ku myaka 35. Iki ni igihe cy'ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu kuko aribwo agera ku bukure bwuzuye bw'umubiri, mu mitekerereze no mu mibereho n'abandi. Urubyiruko rurangwa no kwigenga, gufata ibyemezo bikomeye no gutegura ejo hazaza mu bijyanye n'uburezi, akazi, umuryango n'imibereho rusange. Mu rwego rw'umubiri, mu rubyiruko umubiri uba ugeze ku rwego rwo hejuru rwo gukomera no gukora neza. Imitsi n'amagufa biba byarakomeye, imbaraga z'umubiri ziba ari nyinshi kandi ubushobozi bwo gukora imirimo iremereye no kwihanganira umunaniro biba biri hejuru. Ibimenyetso bya kabiri by'ubugabo n'umugore, second sexual characteristics, biba byuzuye neza kandi ubushobozi bwo kubyara buba buri ku rwego rwiza. Nubwo umubiri uba umeze neza, ni ngombwa kwitondera imyitwarire ishobora kuwuhungabanya nko kunywa ibiyobyabwenge, kurya nabi no kudakora siporo. Ku rwego rw'imitekerereze n'amarangamutima, urubyiruko ruba rufite ubushobozi bwo gutekereza byimbitse, gufata ibyemezo bishingiye ku gutekereza ku ngaruka z'igihe kirekire ndetse no gushyira intego mu buzima. Umuntu utangiye kumenya uwo ari we, indangagaciro ze n'ibyo yemera. Ariko kandi uru rwego rushobora kujyana n'igitutu cy'ubuzima nko gushaka akazi, gutsinda amasomo, kwigenga mu bukungu no guhitamo uwo muzabana. Ibi bishobora gutera stress, kugabanya cyangwa se kwiheba iyo bidahawe ubufasha bukwiye. Urwego rw'imibereho n'imibanire n'abandi, urubyiruko ruba rutangiye kubaka umubano urambye n'abandi bantu, haba mu bucuti, mu kazi cyangwa mu mibanire y'urukundo. Abenshi batangira gushaka kubaka imiryango yabo no gufata inshingano zo kurera abandi. Muri iki cyiciro umuntu aba asabwa kubahiriza amategeko y'umuryango n'igihugu, kugira imyitwarire myiza mu kazi no mu muryango no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu n'umuryango mugari. Imibanire myiza n'abandi ifasha urubyiruko kugira ubuzima bwiza n'iterambere rirambye. By'umwihariko urubyiruko ni icyiciro cy'amahirwe menshi n'inshingano nyinshi. Iyo umuntu akoresheje neza imbaraga, ubwenge n'ubushobozi afite muri iki gihe, bimufasha gushyiraho umusingi ukomeye w'ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Urubyiruko rufite uburere n'ubuyobozi bwiza ruba imbaraga y'iterambere, amahoro n'icyizere cy'igihugu muri rusange. Muri iki cyiciro cy'urubyiruko, abakobwa benshi baba bageze ku bushobozi bwo gusama no kubyara. Iyo umukobwa atwite, ubuzima bwe bugira impinduka zikomeye mu rwego rw'umubiri, rw'imitekerereze n'imibereho n'abandi. Gutwita ni igikorwa gisanzwe mu buzima bw'umugore, ariko gisaba kwitabwaho byihariye kugira ngo ubuzima bwa nyina n'ubw'umwana buzavuka burindwe neza. Ku rwego rw'umubiri, umukobwa utwite agira impinduka nyinshi zigaragara. Inda irakura uko amezi agenda yiyongera, bikajyana no kwiyongera kw'ibiro n'imihindagurikire y'imiterere y'umubiri. Amabere ariyongera kandi akumva ababara bitewe no kwitegura konsa. Umukobwa ashobora kumva ananiwe cyane cyangwa se akagira isereri, kuribwa umutwe cyangwa kugira amaraso make bitewe n'impinduka z'imisemburo. Hari n'izindi mpinduka nko guhinduka kw'imisemburo bigatuma uruhu ruhinduka, hakagaragara ibibara ku ruhu cyangwa kuribwa umugongo. Ubukure ni icyiciro cya 4 gikurikira urubyiruko, kikaba gitangira hafi ku myaka 35 kikagera ku myaka y'izambere y'ubusaza.
Iki ni igihe umuntu aba amaze kwigenga neza, afite inshingano zuzuye mu muryango no mu muryango mugari, kandi afatwa nk'umuntu mukuru wuzuye mu bitekerezo no mu myitwarire. Ubukure burangwa no guhagarara neza mu buzima, gufata ibyemezo bikomeye no kwita ku iterambere ry'igihe kirekire. Ku rwego rw'umubiri, mu bukure imbaraga z'umubiri zishobora kugenda zigabanuka ugereranyije n'iz'urubyiruko, nubwo umubiri ujya ugikora neza. Hari aho umuntu atangira kubona impinduka nko kunanirwa vuba, kubabara umugongo cyangwa amagufa, no kwiyongera ibiro bitewe n'imihindagurikire ya metabolisme ikorwa n'umubiri. Ku bagore hari igihe batangira kwegera icyiciro cyo gucura menopause, bikajyana n'impinduka z'imisemburo zituma bagira ubushyuhe bukabije mu mubiri, guhungabana kw'amarangamutima cyangwa se guhagarara k'ukwezi. Ku rwego rw'imitekerereze n'amarangamutima, ubukure burangwa n'ubushobozi bwo gutekereza buhamye no gufata ibyemezo bishingiye ku bunararibonye. Umuntu aba afite ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo by'ubuzima nko kurera abana, akazi n'inshingano z'umuryango. Ariko kandi igitutu cy'akazi, inshingano z'umuryango n'ibibazo by'ubukungu bishobora guteza stress n'umunaniro wo mu mutwe. Kugira igihe cyo kuruhuka, kuganira n'abandi no kwiyitaho mu mitekerereze ni ingenzi muri iki cyiciro. Ku rwego rw'imibereho n'imibanire n'abandi, mu bukuru umuntu aba afite uruhare runini mu muryango no mu iterambere ry'umuryango mugari. Abantu benshi baba barubatse imiryango yabo, barera abana kandi bakagira inshingano zo kubitaho no kubategura ejo hazaza. Muri iki cyiciro umuntu aba icyitegererezo ku bana n'urubyiruko, akabigisha indangagaciro n'imico myiza, imibanire myiza n'abandi, gufatanya n'abandi mu kazi no mu muryango bifasha umuntu kugira ubuzima butekanye n'icyubahiro mu muryango. By'umwihariko, ubukuru ni icyiciro cyo gusarura ibyakozwe mu bihe byabanje no gutegura neza ubusaza. Iyo umuntu yita ku buzima bwe bw'umubiri, akirinda indwara zidakira, akabungabunga umubano n'abandi kandi agategura neza ejo hazaza he, mu bukungu n'imitekerereze bimufasha kwinjira mu busaza afite ubuzima bwiza. Mu cyiciro cy'ubukure, umubiri w'umugore ugira impinduka zidasanzwe ziterwa ahanini n'imihindagurikire y'imisemburo, cyane cyane estrogen na progesterone. Izi mpinduka zigenda zigaragara uko imyaka yiyongera, kandi zigira ingaruka ku mubiri wose muri rusange, ku ruhu, ku musatsi, ku magufa no ku miterere y'umubiri. Nubwo izi mpinduka ziba zitandukanye ku bagore bose, ariko ni ibisanzwe bigize urugendo rw'ubuzima bw'umugore. Uruhu rushobora kuma vuba, rukumva rufashe kandi rukanahindura ibara ahantu hamwe. Abagore bamwe bagira ibibara byijimye ku ruhu age spot bitewe n'imyaka n'ingaruka z'izuba. Ku musatsi, mu bukure umugore ashobora kubona ko umusatsi we ugenda ugabanuka mu bwinshi cyangwa se ugatakaza kubyibuha kwawo. Umusatsi ushobora gutangira gusaza, guhinduka umweru bitewe n'imyaka n'imihindagurikire y'imisemburo. Ku rwego rw'imyororokere n'imihindagurikire y'imisemburo, mu bukuru umugore agenda yegera icyiciro cyo gucura. Mbere yo kugera aho ukwezi guhagarara burundu, abagore banyura mu cyiciro cya perimenopause, aho ukwezi kugenda guhindagurika, bakagenda babura imihango rimwe na rimwe mu gihe runaka kugeza igiye burundu. Ibi bijyana n'impinduka nko gushyuha cyane mu mubiri, kubira ibyuya cyane nijoro, guhungabana kw'amarangamutima no kubura ibitotsi. Izi mpinduka zishobora kugira ingaruka ku mibereho ya buri munsi y'umugore iyo adahawe ubufasha n'ubujyanama bukwiye. By'umwihariko, impinduka z'umubiri mu bukure zishobora kugira ingaruka ku cyizere cy'umugore ku mubiri we. Ni ngombwa ko umugore asobanukirwa ko izi mpinduka ari igice gisanzwe cy'ubuzima, atari indwara. Kwiyitaho, kwiyakira, kwitabira serivisi z'ubuzima no kugira ubuzima bufite gahunda, imirire myiza, siporo, kuruhuka bihagije bifasha umugore kunyura muri iki cyiciro afite ubuzima bwiza, icyizere n'umutuzo mu mutima. Ubusaza ni icyiciro cya nyuma mu rugendo rw'ubuzima bw'umuntu, cyiganjemo abantu bakuze cyane, akenshi nyuma y'imyaka 60. Iki ni igihe umuntu atangira kugabanya ibikorwa by'umubiri, aho imbaraga, ubushobozi bwo gukora no guhangana n'imihindagurikire y'umubiri bigenda bigabanuka buhoro buhoro. Ni icyiciro kigomba kwitabwaho cyane kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza kandi abeho neza mu muryango no mu buzima rusange. Ku rwego rw'umubiri, ubusaza burangwa n'impinduka nyinshi ziterwa n'imyaka n'imisemburo. Amagufa atakaza uburemere, bone density, bikaba byongera ibyago byo kuvunika, imitsi igabanuka mu mbaraga, uruhu rukuma rugatakaza elasticity, iminkanyari ikiyongera ndetse umubiri wose ugenda ubonwa nk'udafite imbaraga nk'iza kera. Aba bagore baba baramaze gucura,
bigatuma imisemburo y'igitsina igabanuka, bikajyana n'impinduka ku ruhu, ku musatsi no ku mikorere y'umubiri muri rusange. Ku bagabo, kugabanuka kw'imisemburo ya estrogene bishobora kugabanya imbaraga z'umubiri n'ubushake bw'igitsina. Ku rwego rw'imitekerereze n'amarangamutima, ubusaza bushobora kuzanamo impinduka zirimo kwibagirwa, gutakaza ubushobozi bwo kwibuka ibintu by'igihe kirekire ndetse no guhangayikira cyangwa se kwiheba ku tuntu duto. Ibi bishobora guterwa n'impinduka y'imisemburo, indwara z'ubwonko nka Alzheimer cyangwa se stress ziterwa n'imibereho. Gufashwa, kuganirizwa no kugira ibikorwa byo kwiyungura ubumenyi no kwidagadura bifasha kugabanya izi ngaruka no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Ku rwego rw'imibereho n'imibanire n'abandi, ubusaza burangwa no kugabanuka kw'imikorere n'imikoranire n'abandi, kenshi bitewe n'uko nta kazi aba akora cyane ndetse n'abana baramaze kwigenga. Ibi bishobora gutera kwiyumva wenyine, kwiheba cyangwa kubura icyizere mu muryango. Ni ngombwa ko abantu basaza bagira umuryango ubashyigikira, inshuti n'ibikorwa n'imyidagaduro kuko bibahuza n'abandi bari mu kigero kimwe. Muri rusange, ubusaza ni igihe cyo kuruhuka no gusarura ibyo umuntu yakoze mu bihe byabanje, ariko nanone gikeneye kwitabwaho mu buryo bw'umubiri, mu mitekerereze no mu mibereho. Kwiyitaho, gukora siporo yoroheje, kurya indyo iboneye, kwivuza neza, kugirana umubano mwiza n'umuryango n'inshuti ni ingenzi cyane kugira ngo ubusaza bube igihe cyiza umuntu abayeho neza kandi yishimye kugeza ku iherezo ry'ubuzima. Ndabashimiye cyane buri mwese twabanye muri iki kiganiro. Kora like ndetse uduheze n'ibitekerezo unyuze muri comment, dukomeze kubana no mu bindi biganiro. Murakoze cyane, muba amahoro.